ariko ugira ubwenge wa mugore we ugiye n'ibikapu ugiye n'ibikapu ibi bikapu bijyanye he ugiye n'ibikapu nta soni mbwira ubugome bwawe buzageza he ubugome bwawe buzabugeza he none si ubundi uba wabiteye vanamo icyo gikapu kira hasi gira vuba vuba shyira icyo gikapu gira vuba vuba shyira hasi gira vuba vuba nta soni urabangatara ibikapu ujya hehe amabi yawe nayarambiwe ibintu ukoze none se ubundi ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe uba wabiteye namisi ndaje nkwereke ko wakinnye na rugema utazi ibyo ukina nabyo uranyumva nta soni ko akanura nkubwire bwije nabi uratinyuka ugafata amazi ashyushye ugatwika umuntu niko mbwira siwembaza mbwira siwembaza none se wowe ariko mbese wabaye ute mbwira wabaye ute nasoni ugatinyuka none se wowe wabiteye ubundi si wowe wabiteye gute babisi yari impanuka niko mbwira uratinyuka ndatinyuka se ubundi si wowe wabiteye gutyo hagarara wamukinga hagarara niko mbwira iwe bwatu hariya koko mukareka mamisi bibisoni si wowe wabiteye ubundi wazanaga abana abagore bose ahangaha mu rugo uzi yuko bazaza bakicara gutyo gusa babisi ngwamba bari ukareka kurakara ko ibi bintu tukabiganira ubuze kurwana ni wa tuganira ibiki babarira wo kabyara iyi nyamaswa mbi gafata nawe uri inyamaswa ni inyamaswa nawe uri inyamaswa ese wari ugiye koko yaragiye se nose nubona niga wasanga naturotse agiye mukanamba wari ugiye nanjye usize babisi ugabanya umujinya nawe udatuma ariko Fabi wowe konzi ko neza ari bitendo ujya ukora ushobora gutinyuka wowe ugacanira amazi agatogo tukayamenaho umuntu n'amakosa yakoze kuzana uriya mugore kuzi ko nakwihanganiye byinshi kuzi ko mfite byinshi igira hino ndeka ntabwo negeye wongera umukubite igira hino nyegera nubwira ikintu kimwe ndi yangiye urabyanze ndi mamisi urabyanze nabyanze rugema niwongera kunkubita noneho ni ukuri kw'Imana nanjye umva ko bavuga ko bafone ntabwo mfungwa njyenyine turafungwa turi babiri mbikubwire kandi nanjye yes reka nkubwire ikintu kimwe mamisi ubwire ibiki watabaye koko ko ari wamuka aya watabaye mukanamba wambabaye mwarwana nanyicaza nyica ibiki mwarwana mutarwana wanyamaswa uraza nawe uriyo twese turizo mukanamba waretse mwarwana mutarwana ndagira ngo mbabwire icy'ingenzi aka kanya bakunze ba filime y'umusaraba nongeye kubasuhuza aho muherereye hirya no hino mu gihugu se biraza kuba byagenda bite ko tumaze kuba twabona muri no filime ko rugema ibye ndetse na nyiranambara bigiye kuba byarangira ibyabo bigeze ku musozo yuko tumaze kubona ko uno musore are aje hano mwa runo rugo timwarwana mutarwana ngewe ikinzanye ni ikintu kimwe ese icyo kintu ubona ari iki are cyaba kimuzanye hano mwa runo rugo rero jya wo hasi muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe nimba nandi igitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze filimi yacu ibintu bimeze neza kandi nimba hari umuntu uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe abanze ari kandi wo kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana ibintu bimeze neza ni byinshi cyane tugiye kurebera hamwe bigiye kuranga filimi yacu inzira y'umusaraba ariko igitekerezo cyawe ni ingenzi aho hasi muri comment nago wigeze uhezwa hano mwa kino kiganiro tugiye kuba twagirana cy'iminota migufi yuko ni byinshi cyane biraza kugaragaramo biraza kugenda bishimisha abantu benshi kandi nimba hari ikintu utabashe kuba wasobanukirwa muri filime inzira y'umusaraba cyangwa hari ikintu wifuza kuza gutangamo igitekerezo ujya wo hasi comment zirafunguye ubashe kuba waduha igitekerezo ufite tumaze kuba twabona ko are ndetse na nyiranambara na rugema ibyawo bitameze neza kubera ko are tumaze kubona ko akandagiye hano mwa runo rugo avuga ati ngiye murwani cyangwa murorere ikinzanye hano ni ikintu kimwe hano mwa runo rugo arese ni igiki cyaba kimuzanye se n'uriya mwana w'umukobwa Anita agarutse kuba yarera
agarutse kuba yatangamo amategeko y'uko twamaze kubona ko Anita yibereye ahantu mu cyaro ndetse we na Emile na Kamarade n'umugore wa Kamarade bari ahantu bishimye bameze neza ariko barimo batekereza uburyo bagomba kuba babaho. Rero tumaze kubona ko Ari amaze kuba yabwira Nyiranambara ndetse na Rugema ati mwebwe ibyanyu ntago mbyitayeho, icyo nitayeho nuko nzabona umukobwa nkunda, njyewe guhera uno munota njyewe nimutamereza Anita ndabakorera ikintu kitari cyiza, ndaza guhera kuri wowe Rugema nkurikizeho Nyiranambara ndetse na Fabiola. Rero Fabiola akimara kuba yakumva ano magambo Ari yaramaze kuba yavuga amagambo akomeye cyane avuga ati njye ndaza kuba narimbura buri mwe wese uri hano mw'uno muryango wabashe kuba yambeshya akambeshya ko azafasha kuba nabona Anita ariko mukaba mwaramaze kuba mwarya amafaranga y'ubusa. Rero ngo nicyo gihe mugomba kuba mwayishyura cyangwa mugapfa. Uno mukobwa wanyu Anita ntago nyimwitayeho, icyo ngiye mbasaba nuko mwansubiza ibyanjye nkasubira ahantu navuye ndetse mukama n'inyungu zabyo. Kandi ntago Rugema ndetse na Nyiranambara biteguye kuba basubiza ibyo Ari yabatanze, yuko Ari yabatanzeho amafaranga menshi cyane kuva muri Amerika kugera hano mu Rwanda, buri kimwe cyose ngo cyabashe kuba cyamutunga. Ngo Rugema ndetse na Nyiranambara na Fabiola ngo bagomba kuba bakimumenyera bakabasha kuba bamusubiza amafaranga ahwanye nacyo kugira ngo azabashe kuba yasubira muri Amerika ndetse bakanayungukira. Uri kumva ko rero Rugema na Nyiranambara ibyabo bitameze neza ndetse na Fabiola wabashe kuba yahuza uno musore na Nyiranambara na Rugema ibyabo bigiye kuba byagwamo, isosi yabo yaguyemo incisha. Urumva ko rero film yacu ikomeje kuba yagana ahantu haryoshye cyane, ikomeje kuba yazamo ibindi bintu tutari twizeye ko turaza kugenda tubonamo. Rero ni byinshi cyane dukomeje kugenda turebera hamwe kandi byiza biraza gukomeza biranga ino film yacu Inzira y'Umusaraba episode bigiye kuba yakurikiraho, kubera ko tumaze kuba twabona ko ibya Rugema ndetse na Nyiranambara biraza kuba byazamo ibindi biraza kuba byahinduka ukundi kuntu, kubera ko imyitwarire bafite ntago iraza kuba yabahira, kubera ko twamaze kubona ko Rugema yarashaka kuba yakubita Nyiranambara mu buryo budasanzwe, yarashaka kuba yamuha icyapa nawe yuko twamaze kubona ko Nyiranambara yari amaze kuba yakora amakosa akomeye cyane ashaka kuba yatoroka hano mwa runo rugo, ariko ntago byigeze bimuhira kubera ko Nyiranambara yafashwe ashaka kuba yasohoka, ashaka kuba yahunga, kubera ko twamaze kubona ko yamaze kuba yatwika uriya mugore mama Iribagiza, akabasha kuba yamutwika mu mugongo hose ndetse n'ahandi hantu. Kandi twamaze kubona ko mama Iribagiza atiteguye kuba yarekura uno mugabo ngo ni Rugema, yuko twamaze kubona ko mama Iribagiza nubwo yahiye, nubwo bari kumukorera buri kimwe cyose hano mwa runo rugo, ariko tumaze kubona ko icyamuzanye hano mwa runo rugo atakiri kubasha kuba yakimenya, kubera ko yaje hano mwa runo rugo aje kuba yatesha Rugema, aje kuba yafungisha Rugema kubera ibyo yamukoreye, kubera ko yari yamaze kuba yamenya ko Rugema ariwe wamwiciye umugabo ndetse akabasha kuba yamugirana gutya. Ariko mama Iribagiza mwamaze kuba mwakiyumvira ko yamaze kuba yahinduka undi muntu utandukanye n'icyamuzanye. Twamaze kubona neza ko mama Iribagiza arimo akunda Rugema ku rwego rudasanzwe, kandi amaze kuba yabibwira uriya mwana w'umukobwa Sylvie avuga ati njyewe Rugema ni umugabo wanjye kandi ndamukunda, ngo nirihe kosa naba narakoze kuba nakunda Rugema kandi twarabashije kuba twabyarana ndetse tumaranye n'igihe kingana n'imyaka 10. Ese mubona uno mugore mama Iribagiza ibyo arimo akora yaba yarayobye inzira, kubera ko yaje hano mwa runo rugo aje kuba yafata Rugema akabasha kuba yaneka buri kimwe cyose kibera hano mwa runo rugo muri ino mitungo, yuko twamaze kuba twabibona neza ko ino mitungo yose Rugema afite ari iya mama Iribagiza. Rero mama Iribagiza yabashije kuba yahinduka, nimba barabashije kuba bamuroga ntago tubizi, yuko twamaze kubona ko Nyiranambara yamaze kuba yamumena amazi mu mugongo akabasha kuba yashya, akabasha kuba yakongoka. Rero ariko ntago yemera kuba yava ku izima, kubera ko mwari mumaze kuba mwabona muri episode irangiye ko Nyiranambara yaragiye kuba yahunga kino kintu, ibyo yabashije kuba yakora, kubera ko ni icyaha gikomeye cyane ndetse kibasha kuba cyahanwa n'amategeko.
aramutse agiye mu rukiko. Ariko uno mugore mama Iribagiza we ntago yitaye ku bushye yahiye, we akomeje kuba atsimbaraye kuri Rugema. Tubashije kuba twamenya ukuri kwinshi tutari tuzi kuri uno mugore mama Iribagiza. Ikintu kimugenza hano mwa runo rugo, ntago uyu mugore yifuza kuba yafungisha Rugema nk'uko yaje hano mwa runo rugo abivuga ati Rugema wowe ibyo wankoreye ugomba kuba wafungwa, Rugema wowe ndaza kuba nakujyana mu nkiko. None ubu ngubu arimo atakamba avuga ati Rugema ni umugabo wanjye, Rugema ni umugabo unkunda kandi nanjye ndamukunda, kandi ngo niyo hano banyimye ibiryo Rugema ajya hanze akajya kuba yangurira ibiryo akanzanira nkabasha kuba narya kugira ngo mbashe kuba navaho. Rero Rugema ni umugabo wanjye, ni umugabo nateze kuba nanarekura. Uri kumva ko rero filimi yacu Inzira y'Umusaraba ikomeje kuba yaryoha. Ese uno mugore mama Iribagiza wamugira iyihe nama ukurikije ibintu byose Rugema yagiye amukorera, ibintu bitari byiza cyane, ibintu bitigeze bishimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba? Rero jya waze muri comment ubashe kuba washyiramo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo uno mugore mama Iribagiza. Se mubona uno mugore yaba yarayobye inzira, kubera ko twamaze kubona ko yaje hano mwana no rugo avuga ati ngiye kuba nafungisha Rugema. We Rugema ugomba kuba wajya muri gereza, ibyo wankoreye ndetse n'ibyo wakoreye umugabo wanjye ukabasha kuba wakica umugabo wanjye, mugomba kuba mwansohokera mu mitungo mwese. None uno mugore niwe ubashije kuba yatangira kuba yashyigikira Rugema muri buri kimwe cyose, avuga ati Rugema nta nubwo ashobora kuba yasohoka hano mw'ino nzu, ngo nta nubwo waba ari ubwa mbere ngo ushobora kuba wabona umugabo utunze ngo abagore barenze 3 kandi abatungiye mu nzu imwe. Mama Iribagiza nta kintu bikimubwiye uretse iri hohoterwa akomeje kuba yakorerwa. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikande, we nurangiza umanuka hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe kugira ngo turebe ko kuri uno munota hari abantu babashije kuba bagenda badukurikira umunota ku wundi, yuko ari ibintu byinshi cyane tuba turi kugenda turebera hamwe, biba bikomeje kugenda bishimisha abantu benshi ndetse binanezeza bamwe na bamwe bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, kandi biba ari ibyishimo gusa abari amarira menshi hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba ku bantu babasha kuba bagenda bayakoramo isomo, akaba n'ibyishimo ku bandi kubera ko hano habasha kuba hatambukamo amasomo menshi cyane, kubera amasomo tumaze kuba twabonaho aho mama Iribagiza aje hano mwa runo rugo kuba yakirukana Rugema ndetse na Nyirantambara na FABIOLA hano muri ino mitungo. None twamaze kubona ko yatangiye kuba yakunda Rugema ku rwego rudasanzwe, asigaye amwizera nk'umugabo we, kubera ko Rugema nawe twamaze kuba twabona ko uno mugore amukunda. Ese mubona amaherezo y'ino filimi araza kuba yaba yahe ukurikije ibintu uri kugenda ubonamo? Ni byinshi cyane turagenda turebera hamwe. Icyo usabwa no gukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo tuzajye dukomeza kugenda tubana no mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye, yuko ino filimi noneho igiye kuba yazamo ibindi bintu tutari twiteze kugenda tubonamo. Iraza kuba yakomeza kugenda ishimisha abantu benshi, aho twamaze kuba twabona neza ko Nyirantambara ndetse na FABIOLA bo isosi yabo yamaze kuba yagwamo inshisha. Hano mwari mwamaze kubona ko Rugema ndetse na FABIOLA na Nyirantambara hano mwari mumaze kubona ko ibintu byabo bitameze neza, ahantu bagize umuryango utangiye kuba wazamo amacakubiri, kubera ko Rugema ndetse na Nyirantambara mwamaze kubona ko batangiye kuba bahangana, batangiye kuba barwana mu buryo budasanzwe. Ino filimi rero ni ibintu byiza, kandi kuba Rugema ndetse na Nyirantambara batangiye kuba basubiranamo ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, ni ibintu bari kubasha kuba bagenda bishimira, ni ibintu bari kubasha kuba bagenda bamwe na bamwe batangamo ibitekerezo bavuga ati Nyirantambara wowe ugomba kuba wahanwa, kubera ko mwari mumaze kubona ko hano Nyirantambara ndetse na FABIOLA barimo baganira uburyo Nyirantambara ngo agiye kuba yatoroka hano mwa runo rugo, akabasha kuba yagenda agatorongera akajya ahantu kure. Rero FABIOLA yavuze ati wowe nta hantu ugomba kuba wajya, ntago ugomba kuba wansiga, yuko ngo aho uzajya hose ngewe nzabasha kuba nagutanga, ngo nujya no mu mwobo ngahamenya ngewe nzabasha kuba nakugezaho urwego rw'ubutabera rubashe kuba rwaguhana. Ese FABIOLA ibyo we biraza kuba byaherera hehe? Cyangwa uyu mugore Nyirantambara wari umaze kuba wapanga ujyategura kuba yasohoka hano mwa runo rugo, ariko ibyo bikaba bitagenze neza kubera ko abashe kuba yafatwa na Rugema rero akabasha kuba yatangira kuba yagenda ashwana nawe avuga ati ibyo wakoreye mama Iribagiza
ugomba kuba wabyishyura buri kimwe cyose wabashije kuba wakorera uriya mugore mama Iribagiza kigomba kuba cyakujya ku mutwe. Ese Rugema amaherezo yiwe azaba yahe, cyangwa uyu mugore nyina nambara wari ushatse kuba yatoroka hano mwa runo rugo, ariko Imana ikabasha kuba yakora ibitangaza, akabasha kuba yafatwa na Rugema. Niba nawe wizera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko tumaze kuba twabona ibintu byinshi cyane, ibintu byiza kandi birakomeza kugenda binezeza abakunzi ba filime INZIRA Y'UMUSARABA, birakomeza binashimisha bamwe na bamwe babasha kuba bagenda badukurikira. Wewe icyo ngusaba no gukanda hano subscribe kugira ngo tuzajye tugenda tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, yuko biba ari ibintu byiza cyane, biba ari ibintu bibasha kuba byagenda bishimisha abakunzi ba filime INZIRA Y'UMUSARABA. Kandi twamaze kuba twabona ko uriya mwana w'umukobwa Sylvie yamaze kuba yagera hano mwa kino gipangu kwa Rugema, aje kuba yareba uriya mugore mama Iribagiza amuzaniye umuti wo kuba yashyira hariya kwa hariya nyiranambara yabashe kuba yamwotsa. Ariko uno mukobwa Sylvie yabashe kuba yakumirwa, ndetse n'uriya mukobwa Safina uvukana na Rugema washatse kuba yashyigikira uno mugore mama Iribagiza muri buri kimwe cyose akora, yuko twamaze kubona ko Safina yaje hano mwa runo rugo aharanira ukuri, ashaka uburyo uyu mugore mama Iribagiza yabaho neza, ndetse na nyina nambara n'uriya mugore na Rugema bakabasha kuba babana neza na mama Kanyana, yuko mwamaze kubona ko Safina yaje yahindutse undi muntu mwiza cyane. Nawe yahoze ari umuntu mubi, yahoze afatanya na nyina nambara ndetse na FABIOLA mu mipango yose bakoranaga yo kuba batangira ko bahohotera abantu. Ariko twamaze kubona ko Safina kuri ino nshuro yabashije kuba yahinduka undi muntu utandukanye n'uwa mbere. Urumva ko rero filimi yacu INZIRA Y'UMUSARABA ikomeje kuba yaryoha cyane, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu ibitangaza Imana ikomeje kuba yakora, ni ibitangaza bikomeye cyane muri ino filimi yacu INZIRA Y'UMUSARABA, kubera ko turi kugenda tubonamo ibintu byiza kandi bikomeje kuba bigenda binezeza abantu benshi, bikomeje kuba byagenda bihindurwa n'Imana, ndetse iri kubasha kuba yagenda irokora abantu, yuko twamaze kubona ko mama Iribagiza atabasha kuba yarokorwa n'Imana, yari kuba yarapfuye, kubera ko hano nyina nambara ndetse na FABIOLA ntago bamwifuriza icyiza, nta cyiza na gito babasha kuba bakifuriza uno mugore. Ariko Imana ikomeje kuba yamurinda, Imana ikomeje kuba yamukorera ibitangaza bikomeye cyane. Burya niba nawe wizera Imana ko ihindura ibintu igakora buri kimwe cyose abana b'abantu batabasha kuba bakora, jya hasi muri comment wandikemo amena, kugira ngo tukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza. Biba ari ibintu byiza cyane rero, biba bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu INZIRA Y'UMUSARABA, biba bikomeje kugenda binezeza abakunzi ba filimi INZIRA Y'UMUSARABA, aho tumaze kubona ko uriya mugore mama Iribagiza Imana ikomeje kuba yamugenda imbere, Imana ikomeje kuba yamurindira muri ano maboko y'abanzi, ikomeje kuba yamutera imbaraga zo gukomeza kuba yabaho, nubwo buri kigeragezo cyose ari kubasha kuba yacamo, Imana iri kubasha kuba yakimusimbutsa. Nimba nawe mvugira amena, nimba nawe wizere Imana ko ihindura ibintu, kubera ko twamaze kubona ko n'umuntu utaratinyukaga hano mwa runo rugo Sylvie yamaze kuba yakorerwamo n'Imana, kugira ngo abashe kuba yagera hano mwa runo rugo, kubera ko tumaze kubona ko yageze hano ku muryango zamu akabasha kuba yakanga ko yakinjira hano mwa runo rugo. Ariko Sylvie yaje kuba yakoresha ubwenge afite, abasha kuba yasezeranya zamu kuba yamuha ikintu, amusezeranya kuba yamuha amafaranga kugira ngo zamu amwemerere kuba yakinjira hano mwa runo rugo. Rero zamu yaje kuba yakemera, nyuma Imana yabashije nawe kuba yamukoreramo, iravuga atakira no mafaranga ubashe kuba wasigara hano kuri uno muryango, yuko zamu babimenye ko Sylvie yinjiye hano mwa runo rugo, ni ibintu bitabasha kuba byamumerera neza. Rero zamu bamuhaye amafaranga, Sylvie abasha kuba yakinjira hano mwa runo rugo, ngo ajye kuba yareba uriya mugore mama Iribagiza wari umaze kuba yashya amuzaniye umuti. Rero zamu yaje kuba yamuvuga ati genda, ariko ni iminota 2 nkuhaye ubashe kuba wasohoka kandi ubashe kuba wamfasha. Rero zamu uri kumva ko ari umuntu
umuntu wabashije kuba yakumvikana Imana ikabasha kuba yamukoreramo akabasha kuba yakora ibitangaza kugira ngo Sylvie abashe kuba yakinjira hano mwa runo rugo nubwo yahawe amafaranga ariko arabizi neza ko uno mwana w'umukobwa Sylvie bamusanze hano mwa runo rugo zamu yaba afite ibibazo bikomeye cyane urumva ko rero filimi yacu inzira y'umusaraba ikomeje kuba yagana ahandi hantu heza cyane kandi haryoshye cyane nimba tubashe kuba twagirana hano kuri uno munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikande nurangiza umanuka wasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe nimba nandi ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba bagenda badukurikira ni ibintu byinshi cyane rero tumaze kubona ko bimaze kuba byaranga ino filimi yacu inzira y'umusaraba episode bigiye kuba yakurikiraho tumaze kuba twabona neza ko ibya Rugema ndetse n'ibya Nyiranambara bo ibyabo bitameze neza kubera ko bari bamaze kuba barwana bari bamaze kuba bakora fight ikomeye cyane rero reka mbanze mba nababwira ati filimi yacu ikomeje kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane ikomeje kuba yazamo ibintu byinshi tutari twiteze kugenda tubonamo twamaze kubona ko uriya mugabo wari washimuse umwana wa Isimbi ndetse n'umugore we batangiye kuba bakicara hamwe bakavuga ati uriya mwana ari uwo kwa Rugema Isimbi ari uwo kwa Rugema naba mfite amahirwe akomeye cyane ari uriya mugabo uriya mugore wari umaze kuba yabivuga ati avuga ati kwa Rugema ni abantu bakomeye cyane ni abantu bakize mu mujyi rero uriya mu mwana w'umukobwa Isimbi avuka mu muryango ikomeye cyane yuko twamaze kubona ko uno mugore w'umwicanyi yaratangiye kuba yavuga ati njye nikumbura uriya mwana w'umukobwa Isimbi ngo uwabasha kuba yamugarura hano ngo yari amaze kuba yaba nk'umuryango wanjye ngo nari maze kuba namwizera nk'umuryango wanjye urumva ko rero filimi yacu inzira y'umusaraba ikomeje kuba yaryoha ariko uriya mugabo w'uno mugore w'umwicanyi we akomeje kuba yavuga ati ahubwo wowe ngo shimira Imana nimba uriya mwana ari uwo kwa Rugema njye naba mfite amahirwe akomeye cyane naba nishimye cyane byaba binshimishije urumva ko rero filimi yacu inzira y'umusaraba ikomeje kuba yahera rero mbabwire ati nubwo uyu munsi mwumvishe tutari dufite ijwi ryiza tutabashe kuba twabagezaho buri kimwe cyose cyabashe kuba cyaza muri filimi inzira y'umusaraba we kandi subscribe kugira ngo ejo uzabashe kuba wasobanukirwa reka mbabwira ati mukomeze kuba mugire ibihe byiza mukomeze kuba mwaryoherwa na filimi y'umusaraba episode ziba zigiye kuba zakurikira yuko filimi tugenda tuyibagezaho umunsi ku munsi ndavuga ati reka mbanze mbasobanurire buri kimwe cyose kibasha kuba cyagenda kiranga filimi yacu inzira y'umusaraba kugira ngo tuze kugenda dukomeza no mu zindi episode ibintu bimeze neza yuko niba ari ibintu byiza cyane biba ari ibintu bikomeje kugenda binezeza abantu bagenda badukurikira umunota ku wundi rero nkubwira ati ciao mukomeze kugenda mugira ibihe byiza kandi nimba muri kubona ijambo ryanditseho subscribe nyamuneka mubanze muri kandi kugira ngo mutazajya mugenda mucikwa na filimi inzira y'umusaraba episode bigiye kuba yakurikiraho tugenda tubasobanurira buri kimwe cyose kiba kigiye kuba cyayiranga kandi nkusaba ko watanga n'ibitekerezo waba wifuza ko byazaza muri filimi inzira y'umusaraba ciao mugire ibihe byiza